Muraho neza, iyi ni njye nawe official nk'ibisanzwe. Uyu munsi tugiye kuganira kuri tips 45 zishobora kukwereka yuko umukobwa mwahuye bwa mbere yagukunze. Ntabwo azabigira ibintu biri fix cyane, gusa azabigaragaza muri ubu buryo 45 bukurikira. Muze mutere agatebe tubiganireho, tubyumve, and then uzajya uhura n'umukobwa nyine uvuge according to this and this, umukobwa nyine yankunze tu. Umenye n'impamvu, utangire uhindure n'uburyo ufite no guhindura uburyo nyine ubana nawe uko uzaba ubibona. Hari n'igihe ufite kuba ari wowe utera iya mbere, ugendeye ku byo uri kubona ukaba ari wowe uzamworohereza ku gahinda yifitemo, ibyo bibazo yifitemo, ukaba ari wowe uzamworohereza nyine ugakora date bwa mbere. Kuko nyine mu muco w'Abanyarwanda ntabwo umukobwa ari we ufata iya mbere ngo abwire umuhungu ko agize kamukunda. That's why ufite kuba ari wowe uzafata iya mbere nk'umusore. Muze tubiganireho rero ibintu 45 uzareba. Icya mbere, inseko idasanzwe. Uzabibona abakobwa bakunda guseka akenshi, by the way, gusa uzabona ko inseko yiwe itandukanye. Niba wari warigeze no kumubonaho bwa mbere ariko we akaba nakubonye we ari no bwa mbere, uzahita ubibona ko inseko ye itandukanye niyo wari usanzwe umubonaho mbere. Iragaragara ko ari inseko itandukanye n'iya mbere. Icya kabiri, gukurikiza amaso. Amaso ye ashobora kuba nyine azajya gukurikiza amaso aho ugiye, icyo ukoze, azakunda kenshi kukureba mu maso. Icya gatatu, guhindura ijwi rye. Ashobora kuvuga buhoro, ashobora kuba asanzwe avuga buhoro cyangwa se anavugira hejuru cyangwa se anavuga cyane, nyine abantu bavuga bitandukanye. Gusa nyine ijwi rye azagerageza kurihindura, azaryoroshya kugira ngo nyine ni ibintu bizikora. By the way, ntabwo ari ibintu ubwo ashobora no kubyikoresha, ariko niba ari urukundo rwe rwa nyarwo koko akunze bwa mbere, ni ibintu bizikora. Icya gatatu, guhindura imyitwarire ye. Uzabibona ko iri totally differ n'iyo usanzwe uzi, cyangwa se niba udasanzwe unamuzi, abamuzi bazakubwira ati uriya mukobwa uyu munsi yahinduye imyitwarire kubera iki? Yakunze. Icya gatanu, ibikorwa byoroheje, kukwereka ko akwitayeho, kugutekereza, kumva yaguhorana iruhande rwawe. Uzabibona nyine umuntu ugukunze azajya gutekereza cyane, nyine uzagenda ubibona, kashaka kuba hafi kenshi. Icya gatandatu, kwishimira kuganira nawe. Icya karindwi, umubiri we ugaragaza ibyishimo, like shaving, igihe muri kumwe, uzagenda ubibona biba bigaragarire. We ntabwo ujya ubibona, ni ibintu byigaragaza. Ikintu cya munani, ashaka kuguma hafi yawe nubwo byaba ari ubwa mbere muhuye cyangwa se atari n'ubwa mbere, ariko ashaka kuguma hafi yawe. Icya cyenda, ijwi rye ririmo ubwitonzi cyangwa ubworohe. Agaragaza amarangamutima ye mu buryo involuntary, ntabwo ari ibintu ajya guhiga kure. Agaragaza amarangamutima ye kenshi. Agaragaza umunezero muto cyangwa burakari. Niba ari nk'ikintu gishobora kubaho kigukozeho kikakubabaza, ugatubona arahindutse. Cyangwa se niba ari nk'umuntu umubwiriye nabi, umuntu yakunze, ubibona ko ntabwo ari neza kabisa, ahita arakara. 11, akunda kugorora umusatsi cyangwa imyenda igihe ari hafi yawe. Kenshi, inshuro nyinshi aba akunda kugorora umusatsi cyangwa imyenda igihe muri kumwe. 12, akenshi ahora yicisha bugufi
ariko agahita akwereka kwiyubaha kwe. Nk'urugero ushaka kwibaza uti se gute, aha ntabwo mubyumvishe neza, nkubwire ukuntu uzabimenya. Urugero, hari inkuru nzi umusore yabwiye umukobwa, ni sisita wanjye, yabwiye sisita wanjye ati uzaze kunsura ku cyumweru nuva gusenga. Urabyumva, ni n'umuntu w'umunyamasengesho, umuntu uba muri korali, umuntu ati uzaze kunsura. Arabyikiriza direct, gusa mu nyuma atavuga se nzaza kugusura kubera iki se nzaza kugusura, iki se aho twahuriragaho bitwaye iki? Nyine abyibazaho cyane, yibaza impamvu amubwiye azaze kumusura. Gutyo nyine urabyumva, tutagiye kure, arabyumvishe direct kubera ko amwubaha, ariko ahise agaragaza kwiyubaha kwe mu buryo bwo kwibaza se kubera icyo ashaka ko nzakuza kumusura. After kujya kumusura se hazacura iki? Urabyumva, aratekereje cyane, kwiyubaha kwe kuragaragaye. 13, yavuga atangira kukumva. Iyo uvuga nyine, iyo uwo musore avuga ubona ko umukobwa amwumva cyane, arasensinga, akanaliza, akagaragaza ko ibitekerezo bye abihaye agaciro. 14, ashobora kuba yitonda mu magambo ariko amarangamutima ye araganzwa. Amarangamutima ye agaragazwa n'amaso ye, amaso nyine akamuganzwa, yona akenshi ikintu uzarebaho ku mukobwa wa musore we ko umukobwa kabisa yaguyemo, ujye ureba cyane, ujye wita cyane ku maso ye. Burya amaso y'abakobwa agaragaza byinshi. Niba yakurakariye uzajya ubibona mu maso, hari ukuntu ku maso tubibona. Niba yakwishimiye uzajya ubibona. Niba ari nomo, wenda hari ikintu cyamubabaje ariko nagashaka kukikubwira, ibintu byinshi uzajya ubibona ku maso ye. Uzajya ubyitaho, uzabibona. 15, akunda kugerageza kukwiyegereza. Hagati yawe nawe aba ashaka ko haba harimo distance nto cyane. 16, akenshi agenda aseka iyo mutandukanye. Ubona nyine inseko ye si inseko isanzwe, ni inseko yoroheje, just uzabibona, ujye ubyitaho. 17, yibanda ku byo uvuga, akabaza ibibazo byimbitse ku byo umubwiye, ku byo akumenyeho bigendanye nawe. Nyine birumvikana, by the way, niba twavuze ngo akunda ko muba muri kumwe kenshi, nese muzaba kumwe gute kandi muganira ibiganiro by'iminota 2-3 agahita agenda? Urumva we afite kuzana ikiganiro kiri bumare hagati y'iminota 30 n'isaha kuzamura, kugira ngo nyine mube hamwe umwanya uhagije. Ikindi, 18, akenshi akora ibintu bito bikunezeza, nko kugusangiza, yaba kugusangiza ku mafunguro, yaba kugusangiza ku buzima bwe, yaba kugusangiza, kukubwira ibyo akwiyumvaho, ibyo akumvaho. Hari ibyo akwiyumvaho we n'ibyo akumvaho abandi bakuvuga, azagerageza kenshi kubigusangiza. Niba ari n'amakosa yumvishe ku bandi bakuvuzeho, kuko nyine byamubabaje n'uwakunda, azaza bikubwira cyangwa se akubaze, nubwo atakwerura, nyine agenda akubaza gato, iki n'iki se gute, uzagenda ubibona. Nyine ashaka kumenya byinshi kuri wowe. 19, arangwa no kwitonda no kugaragaza ubwitonzi mu myitwarire y'imbere yawe. Nubwo yaba ari sadunda nk'uko bivugwa, nyine ngo umudada ni sadunda cyangwa se ari isasu, imbere yawe we musore, kuko yaragukunze bye, nyine ntabwo afite uburyo yabikubwira, ariko nawe uzabibona aho ngaho. Asanzwe ari sadunda ahandi, asanzwe ari isasu ahandi, ariko ageze imbere yawe agaragaje kwibaha kwe, agaragaje ko akubashye,
agaragaje nyine azaca bugufi imbere yawe, azagaragaza ubwitonzi. 20, arashaka ko ibiganiro byanyu biba birebire kandi byimbitse bien, ku buryo azamenya byinshi kuri wowe. 21, agira ubwoba bwo kukwereka amarangamutima ye mu buryo butaziguye. Nk'urugero, ushaka nko kuba mwari muri kumwe nk'aka kanya, mwajya kumva cyangwa se mwari muri kumwe nka gengo y'abantu wenda nka 5, 2 muri bo muri abasore, 3 muri bo ni abakobwa. Mwahuriye mu ishuri, wenda ni nka group imwe mu ishuri habamo nyine amagroupe menshi ndetse na gengo nyinshi. Ushobora kuba nyine mwahuye nk'uwo munsi wenda hari n'ikibazo mugiye gusolvinga, mwe mufite ibintu bibashishikaje mugiye gukora, ako byarangira mukavuga wenda abasore bakavuga ati turagiye, ukabona nyine agatima karakomye cyangwa se aranagukuruye, cyangwa se hari ikindi kintu akoze nyine kigaragaza ko ntabwo yishimiye kugenda. Aho uzatubibona. 22, umubiri we ushobora kugaragaza umwuka w'amarangamutima nko gukorora mu ntoki, guhindura imyanya, nyine guhindura ibyicaro by'aho yari yicaye. Uzatubibona kuko nyine ni wowe ashaka kwegerana nawe, nta wundi. Azagerageza rero guhindura ibyicaro muri ubwo buryo. 23, ashaka kukwereka ko ari umuntu w'ingenzi ku buryo bworoshye, nyine umwinjize mu buzima bwe. Agerageza kwereka ko nk'urugero ushobora wenda nko kuba hari abandi bantu, wenda ushobora nko kuba ari nko muri class, hakaba hari abandi bantu ujya ujya gusobanuza, nawe ibyo bintu usobanuza wenda aranabizi, wenda ni nka physics usobanuza arayizi, akibaza impamvu ese ko icyo utajya ujya kumusobanuza. Akagerageza kukwereka buryo ki ari we muntu ubizi cyane, kugira ngo nyine umuhe umwanya mu byicaro muri wowe, nawe ujya ujya kumusobanuza abonereho no kukubona. Ibyo ni ibintu bikunze kubaho cyane, benshi murabibona, bo bitabayeho bizanabaho. Ibyo ni ibintu byoroshye kandi bikunze kubaho involuntarily. 24, ashaka kureba cyangwa wumva ibimwerekeyeho kenshi. 25, rimwe na rimwe ahindura intera kugira ngo atagaragaza amarangamutima ye. Nk'urugero, hari abadada nyine ubona yuko niba yisanga yagukunze, ibyo ni ibintu byikora, akavuga ati kugira ngo bitaba bibi, reka njye kureye ahubwo, kugira ngo ntazisama nasandaye wenda ntabimubwiye, cyangwa se nubwo naba ntabimubwiye ariko akabibona mbere y'uko we yabimbwira, nyine akumva byaba bimubangamiye cyane, cyangwa se akavuga ati ndiyizi nakora ibirenze kanjye kureye. 26, we azashaka ko uguma hafi ye. 27, ashaka guhindura umunsi we mwiza binyuze mu kubana nawe. Nk'urugero, wenda nko ku ishuri habaye nka party, wenda bavuze ati uyu munsi couple nizo turi bwakire, wenda akagira nk'Imana mukisangana, umunsi w'uwo munsi uba mwiza, ntashaka kwibagirwa kwandika muri agenda ye. Ni ibintu bitabaho. Uwo munsi nyine uba mwiza binyuze kuri wowe. 28, ashobora kuba yicisha bugufi cyangwa agaseka kenshi kugira ngo akwereke yuko anyuzwe n'ibyo uvuze cyangwa se n'ibyo ukoze. Nk'urugero, nko mu itsinda utanze nk'igitekerezo, uzahita ubona ko agihaye agaciro, acyubakiyeho, akweretse ko nyine abaye satisfied kurenza uko wowe wabitekerezaga. Urumva nyine ni ibintu byikoranaga, ari ibintu
yishakamo. Ni ibintu byikora. 29 ashaka ko wumva neza, akumva neza, akita ku magambo yawe. 30 ashaka kukwereka ko ashishikajwe nyine iyo uvuga ibyo ukora. Ashaka kukwereka ko ushishikaje umutima we nubwo ari ubwa mbere. Iyo muhuye cyangwa se iyo hari icyo ukoze akwereka ko ushishikaje umutima we. Urumva uba wamunyuze pe. Niyo mpamvu ufite kumwitaho, nibyo azaba arwana nabyo. 31 agaragaza akanyamuneza kadasanzwe igihe muri kumwe. Igihe muri kumwe uba ubona yishimye bidasanzwe. 32 ahindura uburyo agaragara kugira ngo atagaragaza amarangamutima ye yose ako kanya. Just niba muri kumwe murahuye nk'uko twabivuze, akunze nyine ikintu azarwana nacyo ni kurwana n'umutima we n'amarangamutima ye kugira ngo atabikwereka uko amerewe. 33 akomeza kugushakira ibiganiro niyo utagira icyo umubwira. Niyo utamubwira byinshi we n'icyo mukomojeho agerageza kucyubakiraho kugira ngo kibe kirekire mukomeze muvugane. 34 ashaka kugumana itumanaho rikomeye atitaye kuko mubanye. Ashaka ko mwahora mutumanaho, just mugumana, communication. 35 akenshi ashaka kukwereka ko ufite agaciro mu buzima bwe. Arabikwereka ko hari place ufite in her life. 36 byibanda ku byo ukunda no kukwibuka mu buryo bwihariye. Yibanda ku byo ukunda. Just niba ari nk'ibara ukunda, ushobora kuba because you are a boy, you can like a blue color, and then nawe agerageze kwambara clothes which are blue color. Cyangwa se you like red color, you like pink color, nawe agerageze kwambara clothes zisa gutyo kugira ngo umurebe, kuko ni ryo barukunda. Ntabwo ibarukunda riri ugutambuke utarirebye. Sesa noneho 36 ashaka kugushyigikira no kukwereka ko ari wowe ubereye imbere ye mu byo ukora. Just niba muri mwitsinda mugiye nko kubyina, agerageza kukwereka ko mu babyinnye bose you are the one. 43 agerageza kugukorera ibintu byoroheje ariko byo kukunezeza, nko kugusangiza, kubwira ibyo akunda, kubwira ibyo yanga, kugira ngo umwanya ubyumve. Ibyo bintu nyine umuntu ukwibwira wariwe. Uwo muntu se ko cyari kukwibwira hari icyo ashaka ko nyuma yuko umumenya kiri buze kubandanya. 44 ashaka ko ahora wenyine muri we yishakira yuko ureba uburyo yihariye kandi yihariye imbere yawe. Icyo cyo uzabyiteho wowe musore, wowe mugabo uhuye n'inkumi cyangwa se n'umudamu bwa mbere, uzareba abashaka ko ubona ko yihariye imbere yawe. Numuhuze n'abandi, umusanishe n'abandi ngo hari amakosa buriya abasore bajya bakora, bakavuga ati wenda ariko biriho nabyo bintu biriho muri ino minsi, wa mugani ya nyuma aho bari kwishyiramo ko nyine intambwe ya mbere ari umukobwa, bigatuma avuga ati uriya kuba yamera kuriya n'akana kayabaye kuriya
nabe danje ntabihe umwanya, ariko nyine ufite kubiha umwanya ukamenya even this was done, ariko nyine ukabiha umwanya ukita ku mpamvu se ko ari we yabyeretse, nuko nyine ari wowe wamunyuze. Hari n'abandi benshi batambutse imbere ye ariko ntabwo bamunyuze kubera icyo ari wowe wanyuze umutima we, ukabikurikirana kugira ngo uhaze kwifuza kwe. 45, that is the last one. This is the last one. This is the 45 as the least, not the last. Akenshi agerageza kugaragaza ko anyuzwe no kukubona mu maso ye gusa, even nubwo utamuha ibya mirenge ngo mere nk'abandi wamuzanisha koshi nibwo ari bwo ari bukwishimire, wamuguriye bombo se umuguriye nta bya mirenge umuhaye, nubwo wamusomeje ku mazi gusa biramunyura. Agerageza kukwereka ko anyuzwe no kukubona gusa, kuba byonyine waje yakubonye byamunyuze, ntabwo ari byinshi yaragukeneyeho. Okay, mwakoze gutega amatwi. Iki cyari ikiganiro twagiranye, mwakoze mwe mwakitabiriye mwagikurikiranye kandi ndabakunda. Twavuga kuri tips 45 zizakwereka ko umukobwa mwahuye bwa mbere yagukunze, yakwiyumvishemo, wanyuze umutima we kandi uri no kumushengura, kugira ngo ube ari wowe ushaka kuba wafata iya mbere ukagira gute ugakora date